cyane eh no kuba ngo wabaga uri umutwe mm ntujye kunywa ku muhutu yibaze nukuri wabaga uri umutwe ntujye kunywa ku mututsi hanyuma ibyo ari byo byose kino gihugu kirimo kiragenda gitera imbere aho twavuye urahazi gisupusupu ni nk'iki ashobora kubwira abanyarwanda cyegera iyi leta iriho wayisobanura gute njyewe iyi ni Imana yitwihereye leta turashimira Paul Kagame ari ahame ku isonga kuko ni Imana yamutwihereye ko nta muntu wamuduhaye ni Imana yamutwihereye twebwe mu mitima y'abanyarwanda yasanye imitima y'abanyarwanda araduhuza atugira umwe turi umwe nta watuvogera ngo bivemo oya ntago tuzongera gusubira twapfuye rimwe ntago tuzongera gupfa kabiri nicyo kintu ejo Kagame yavuze cyane twapfuye rimwe ntago tuzongera gupfa kabiri umunyarwanda yumve ko atekanye yego yes ni wari we wese kuko Kagame ntavangura nta buto nagira umuntu ni umuntu cyane nanamushimira ahubwo kuko icyo mushimira Use kera naryamaga mu bigoyiro risigaye ryaba mu ibati ryiza ngaryama ku matora nzima use namunganye kisigaye ncuranga ofu ncuranga ibintu na televiziyo naye nagira nataci kandi imbere wagiraga taci yabaga akomeye cyane yabaga ari burugumesitiri kubwa Habyarimana yabaga ari burugumesitiri cyane wagiraga telefone niyo yabaga ari gatoshe kubwa Habyarimana wo gukomeye cyane ufite telefone waba gukomeye wanyeri mu ngagari ibaze nuko ariko none umusaza nahame wo wana nahame cyane hanyuma gisupusupu ngira ngo urabizi ko muri no minsi turi mu minsi ikomeye cyane aho tuba turimo turibuka abatutsi bishwe mu mwaka w'1994 bazira uko bavutse ibyo ari byo byose mbere y'intambara urabizi yuko hariho ibintu byinshi byo kuvangura by'amoko witinya n'iby'amoko niyo byari byaramunze igihugu cyacu yego ugasanga ngo ukajya ngiye ikintu cyanambabazaga cyane ni ukuvuga ngo wabaga uri umutwe ntujye kunywa ku muhutu yibaze nukuri wabaga uri umutwe ntujye kunywa ku mututsi ukomoka ku hehe ngiye mvuka ibwami ngiye ndi umwana w'umwami kandi umuntu no watumye rwitwa u Rwanda ariko abagize ba nabi baramudutwaye hanyuma gisupusupu hari ibintu ibyo ari byo byose muri kirage ndumva ubwoko bw'abahutu nibwo bwari kwari ku isonga bwica abantu umva ariko tekereza nk'umuntu urabona uje kunsura kandi uje kunsura unkunzi ngenda agarutse ndaguhindukiriye ndakwishe ubwo simba ngwemukiye ubundi se ndakwica narakuremye yegura bishe mama wanjye bavuga ngo umutwa ni nk'umutotsi ibaze nukuri kw'Imana yebaba data we mama wanjye baramwishe mwana bavuga ngo umutwa ngo ni nk'umutotsi ibaze nukuri ngo bose ngo ni bamwe baramwica wanjye ibyo ari byo byose urabona yuko noneho iyi leta yabivuguruye ntabwo umutwa ngo nta mutwa reka mwibwire wanjye iki ni igihugu gitema amata n'ubuki ni igihugu Imana Kagame ni Imana yamutwiyereye twebwe abanyarwanda ni Imana yamuduhaye nta muntu wamuduhaye ni Imana yamuduhaye ni ukuri cyane ibyo ari byo byose urumva ubwo se ngiye n'ikintu nshaka no kuba nakubwira urumva yuko ubwoko bwa wenda bimwe bya kera wavanga ngo ari umutwe hari umutwe wari kuzaririmbana na Diamond cyangwa ngamere nk'uko wapi umusaza ni umusaza wanjye azi ubwenge wanjye urumva uri aratandukanye mu miyoborere azi uburyo ayoboramo kandi nta muntu ujya umutekerereza wapi iwe rwose Kagame ni Imana yamutwihere Paul ni Imana yamuduhaye ntabwo uzamutwaka vuba rero ni ukuri kw'Imana ubwo wifuza ko wenda yanayobora akanayobora cyane umva ntega amatwi ndaryama nakubanje ndakubwira ati njyamira mu ibati ryiza kubera we njyamira amatura nziza kubera we ubuse wamunganya iki koko nta kintu wanganya Paul Kagame kimwe bariya wumva birirwa basakuriza hakurya abamwe ibiti bigarashe nuko bariya birirwa bavuze induru FDLR ntabwo bamuga barabasize bisha abantu ariko uzi kuza kumbwira ngo wowe kanaka ngo tugende bibaho
ntabwo bibaho. ariko ubundi ndakwicaye narakuremye. none se si nk'ibyo byose? ntabwo nakuremye wanjye. ariko kiragiye bari babaye nk'inyamaswa. Bari umuntu yabaye nk'inyamaswa tekereza ariko kugira ngo nk'ubuje kunsura uratekereza uti reka njye kureba gisupusupu. uyu munsi tugomba kureba, tugomba gutambuka tukareba. niyo wa mugani wavuze ibya mukuru rireba ryateye imbere ariko ryagiye no kugira gute kureba yagusura ubundi akakugira agahita kwica. ibaze nuko agatangira ngo uri umututsi. dore ko bari barihaye ngo uri umututsi wavuga umutwe we nta kibazo. umutwe nta kibazo. wewe ubundi kera ku bwa Habyarimana batwitaga ngo turi inka turinjije. batwitaga ko turinjije ntacyo turi cyo. ariko akaba ahanganye n'iki n'umututsi. kandi se nta n'ikibazo ufitanye nawe buretse rya myumvire ye y'ubugoryi. n'inda nini burya njye nabibara ni kuko ari inda nini ko wese nk'ubu nagiye kwiga ari ibibazo. ujya kwiga mu ishuri barakwangiye. noneho nareba naho ndi nareba iwacu n'ukuntu bameze nkumva ni ibibazo. kandi ngo hariya ngo niyo ngo umuntu yatsindaga ngo babihaga umuhutu. wajyayo byavagamo se abasiga wa mugabo. unakuri umwana ntabwo uraba umugabo uracyari umusore uri n'umwana kandi. birara ni amateka aremereye ni ayacu nitwe tugomba kuyimenyera. nta n'umunyamahanga wacu wundi waza kubitubanga. niko Kagame ajya ababwira, perezida arababwira ati rwose twaciye mu bibabaje biremereye munareba. yes. nta wundi rero wadukemura ikibazo nitwe twakikemuriye cyane. ibibazo byacu ntabwo bibareba. amva ubudaheranwa bwacu ni ubwacu nk'abanyarwanda. ni ukuri kw'Imana kandi ntabwo twigeze duheranwa, ntabwo twaheranwa n'ubudaheranwa turi cyane rwose. ibyo ari byo byose gisupusupu turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 32 hirya no hino ku isi. twagiye tubona mu Bwongereza abakinnyi bamwe na bamwe Arsenal batwifuriza kuguma nyine badufashe mu mugongo kubera abantu bagiye bica abandi batubwira ngo mwihangane mukomere. ibyo ari byo byose gisupusupu nawe afite message wenda yatambutsa kuri uno munsi mu gihe nyina we yifatanya n'abanyarwanda bose muri rusange aho bari ku isi hose. gisupusupu ni iki wabwira abantu? Ngewe ndafata mu mugongo abacitse ku icumu. kiragiye bari bamerewe nabi wanjye ariko kugira ngo uziga ubwoko bumwe ngo urashaka uburimbura nk'aho ari we Nyagasani yabushyizeho. ndabafata mu mugongo bahuye n'ibibazo ariko Imana yarabarinze kugeza amagingo aya. nukuri na mama wanjye yaguyemwo. bavuga ngo nawe ngo umutwa ni nk'umututsi. iryo jambo barya baritucyurira. nibyo kabisa. ikoremo nta kibazo. hanyuma gisupusupu aragira ati rwose nifatanyije namwe ati nanjye umubyeyi wanjye yagendeyemo. nibyo hari ahagiye abantu benshi tubwira n'abantu bose n'ukuri bagiye babura abantu babo muri kino gihe turimo kwibuka. mwihangane ntabwo mwapfiriye gushira. hanyuma gisupusupu turimo turagana ku musozo. niki ushobora kubwira urubyiruko? urubyiruko umva kiragiye nari mu rubyiruko. nta rubyiruko nshaka ko rwongera kugira ngo uzaze ngo umushuye. njye ntabwo nabishishikariza kujya muri kiriya gihe. oya kiriya gihe bari bameze nk'inyamaswa. urubyiruko rw'iki gihe ntabwo ari kimwe n'urwa kera. twe tuzi disipurine twatwuzwe n'umusaza. umusaza aragira ati baho nanjye mbeho cyane rwose. ni ukuri kw'Imana. nanjye nk'urubyiruko nanjye ntabwo narwifuriza kujya muri biriya biba. ahubwo mbere ya byose nta cyumba ahita abwira abashinzwe umutekano bwangu uwo tubanze ave mu nzira yo kudutukoza. ubwo ni uw'ingengabitekerezo. gisupusupu tugana ku musozo nagira ngo byibuze usezere abanyarwanda unabashishikariza kuguma gukunda igihugu cyabo ndetse no muri no minsi turimo nawe urayizi basezere byose ubikubiyemo. yewe ndabasezera cyane mbifuriza kugumya bakaguma guhagarara kigabo. bakagumya gushikama. ibyahise twaranabirenze ni byinshi. nkabafata mu mugongo nk'abacitse ku icumu bihangane
dufite leta nziza, dufite umuyobozi mwiza udushyigikiye, ntacyo tuzamuburana, natwe ntazagira ikintu atuburana. N'ubundi ndabifuriza kugumya nk'abafata mu mugongo. Tunababwira yuko kwibuka atari inzika, ahubwo kwibuka ntago ari inzika, ahubwo ni ibyabaye birenze igipimo. Ariko ugibaze gufata umwana nk'uyu ari kuri kamera n'uruhinja ntacyo azi, ngo ugiye kumuziza icyo kuko yavutse wese arabizi, ntabwo abizi, nawe ntabyo azi, nta n'ibyo yahise. njyewe nkaba mvuga ati bakomere dukomere, turi mu gihugu cyiza, kiwowe n'umugabo nyamugabo ushikamye, uhora tuvuganira ahantu hose. Nidukomere rwose, ndabashimira, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane abantu twabanye ku Nyandiko TV, nizere yuko byagenze neza. Nari kumwe na Gisupusupu arimo aravuga ati mukomere, iminsi 100 tuyitwaremo neza, turangwa n'amagambo meza adakomeretsa cyangwa se harimo ingengabitekerezo, kugira ngo tugume duhe agaciro abantu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mwakoze cyane, ciao ciao.